ntabwo yaturetse ntabwo yatwibagiwe nubwo bimeze bitya ntabwo yaturetse ntabwo ntabwo yatwibagiwe nubwo bimeze bitya Aloise, wino senga Imana. Wino. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buze Mana. Yesu ashimwe cyane. Kadusoma ahantu babiri. Tuze kuvuga umwanya Imana iza kuduha. Ntabwo tuyiharira nk'abawuranguye ariko kandi tuyima nkaho tutawuhawe. Turahagarara hagati y'ibyo zombi. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro dusoreze mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo. Itangiriro ni 15 n'umurongo 12. Igitabo cy'Itangiriro 15 n'umurongo 12. Soma mu izina rya Yesu wabambwe akanazuka. Kukirengarenga Aburamu asinzira ubutishura. Ubwo babutewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashitsi mu gihugu kitari cyabwo. Bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Dusubiremo. Kukirengarenga Aburamu asinzira ubuticura ubwo babutewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashitsi mu gihugu kitari cyabwo. Bakazakorera abaho nabo bakazababaza imyaka 400. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo 26 n'umurongo wa 40 na rimwe. Reka dusoma aho ngaho. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo 26 n'umurongo wa 41. Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ari ukunze ari ku mubiri ufite intege nke. Yesu ashimwe cyane. Nanjye ndashima Imana umwanya muto nitumara tuganira ijambo ry'Imana tuvuze hano. Nabivuze ntangira ntabwo dufata umwanya munini cyane nkaba dafite ikindi bakora nyuma y'ubu ngubu cyangwa nkaho turi buraranga. Ariko kandi sindi bufate muto cyane kaho ntawuhawe. Ndagira ngo izo zombi turaza gukora balance tubihuze. Tureke kuraza abantu aha ariko tureke kubasezerana none ntacyo tuvuze. Ndashima Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo impaye no mwanya wo kongera kubana.
Yesu yakundaga i Kaperinaumu, narabivuze ubushize, bararuha bamwitiriro uwo mudugudu. Ngo yakundaga ni Betania kwa Lazaro n'abashiki be, ngo iyo yahageraga ntiyavugaga mu migani, il ne parlait jamais en parabole. Oya, ni nako yabwiye abigishwa be. Amaze kubabwira umubyizi wasohoye imbuto, ngo baramubajije bati sizo birasobanura gute. Arababwira ngo mwebweho mwahawe ngo amahirwe yo kumenya ubwiru bw'Imana, ngo nta bandi mbibabwira mu migani. Hano rero ni wacu cyatumye Bishop ntiyatinze, nanjye sindi buhatinde. Iwawe nubwo ari heza ntuwatinda, habari iwawe nyine. Imana ishimwe rero ko ndi hano muri Foursquare n'itorero ry'inshuti. Ejo bundi nibwo natekereje ngiye kuza, ndavuga ndetse hari undi muntu ukunda kuza mu gatatu ka Foursquare nkanjye, ariko sinakoze imibare ngo menye udutatu ko tungana n'abavuga bati nko bangana. Ni imibare gusa nakoze mu buryo bw'ibitekerezo, sanga nimba nahari ntandusha, wenda twanganye iyo minsi, ariko ndatekereza ngo ushobora kuba ndumwe mu baza hano kenshi. Rero murakoze cyane, Imana ikomeze bahe umugisha. Icya kabiri, igihe cyose mpagaze hano kuri no podium sinzabura kubashimira ku mushinga wo kubaka itorero hariya dufite. Mwagizemo uruhare rukomeye, sinzi guhisha amarangamutima yaba ari ababaje cyangwa ashimishije. Umuntu wese ninjiza aho turuzuza, ndamubwira ngo aya matafari na Foursquare niyo yaguze. Nubwo yaba muto cyangwa mukuru wumva igifaransa cyangwa icyongereza ntakizi bakansobanurira kavuga gutyo. Rero Bishop utarahangaha ari kushobora kutwumva, namwe abakozi b'Imana, Reverend Kado, Madame Pasiteri, Imana ikomeze bamugisha. Simvuze ko ari mwe mwenyine, ariko mudafashe ijambo ngo muduserukire hano, nubwo abantu bagira ibyifuzo byiza ntaho babinyuza nimwe muyoboro. Ico ndagishimye kandi. Cya gatatu, ndashima Imana ku mukozi w'Imana Aaron. Uretse kuba turi no murimo w'Imana, twigiye no ku kigo kimwe. Yego twabanye igihe kirekire cyane. Yaje akora lisanse adusanga kuri SP Bukavu. Turabana igihe gito, ntabwo twari tuzi ko tuzaba muri ndigira nawe ntiyari pasiteri. Icyo twari tuzi twarasengaga bisanzwe, n'ubu dusenga bisanzwe. Kuba pasiteri so gusenga bidasanzwe. Ariko ubigiye amahirwe ngira ngo Rutayisire wivuze nguko ngo umuntu akura ngo mu nzego cyane cyane za gisirikare, ngo niko n'uburinzi buba bwinshi. Ngo n'umuntu nawe uzamuwe sino kuzamuka. Iyo umuntu hawe inshingano aba yongerewe responsibility, ariko ntabazamutse, nta promotion mu rusengero. Utekereza ko ayifite azazi kwishakira handi sihiba, ahubwo kuzamuka nikomeza kumugaragu w'abandi. Niko Yesu yabwiye abantu ngo bateke abigishwa ngo bashatse kurwanira mu mitima batese n'indu zamusimbura. Petero mu mutima akavuga ati ntanga raporo ku gihe niyo uzamusimbura byanga byakunda. Kandi raporo yatangaga nyinshi zabaga zimwe guhuzagurika no kuvuga amakuru imbere y'igihe. Murabizi neza kuko yabwiye Yesu ati ngewe abandi bazagusiga ariko nje sinzagusiga. Ariko inkoko muri Mariko haravuga ngo yabitse kabiri ngo amwihakanye gatatu, ahandi bakavuga ngo inkoko irabika mwihakanye gatatu. Muri Mariko niho bavuga gutyo. Matayo ati imponyora bitabo zose ninde uzamusimbura. Byibuze yansanze kuri service kuri gasutamo poza, harambwira ngo nimukurikire, ndamukurikira ariko ubwo bumenyi ndacyabufite ni ngewe. Yohana ati aba bose ibyo bavuga ninde umwegera akicara hafi ye mu gituza, ninge mwigishwa ukundwa, ninge uzamusimbura. Yesu ngo yarabindi haguzi z'ibitekerezo ziri muri bo. Nibwo yababwiye ngo yewe ngo ushaka kuba mukuru ngo abe umugaragu w'abandi, ngo nushaka kuba imbere ngo abe imbata. Bose baratinya kuko batashaka kuba abagaragu, ntibashaka no kuba imbata. Ubwo mukuru batangira kutaburwanira kubera ko uburwaniye yaraba nkuko nguko. Rero turashima Imana ko turi muri service imwe pasiteri. Imana ishimwe cyane. Weruki wacu koko kandi twari kubana nawe, ariko twari kumwe n'abandi bavuga butumwa. Sinzi niba Jedo yarakubwiye, twari kumwe na Bishop Nsamirwa ndetse na pasiteri Muzima nabo bari wacu. Ariko ubundi abashitsi baje turaterana twese, cyane cyane wowe twari tugukumbuye, twagombaga kuza, ariko uracagaruka duhari, turacahurira handi kuko n'ubundi twahuye. Turashima Imana rero yaduhuje nanone nawe na Madame duherukana kwindi gikorwa yibuka
nacyo cyari cyiza nk'icyo ngicyo cy'umurimo w'Imana. Ndatinze rero kubera ko ariko nasezeranye, yavuze amagambo akomeye kandi atangaje. Umutima wanjye wishimye, hakika ya Mungu wishimye kubera ko Yesu yirukana abantu, yabirukanye mu rusengero uru rusanzwe, ariko ngo agere mu mutima aritonda. Icyo mucumve neza, ndaza kubabwira. Yinjiye mu rusengero ngo asanga baruprofanye. Kuprofana mu Gifaransa ni ukurwanduza, kandi si mu rusengero indani, ni igipango cyari hari hanze, kuko ntibashoboraga kugurishiriza mu rusengero. Bavuga mu rusengero kubera ko urusengero na parking n'ahari hanze hose ni mu rusengero. Ahageze ngo asanga ibintu ni byinshi, ngo yave le belema de moto, ndama le roulement de pigeons, les mugissements de grands bétail, le tintement de pièces de monnaie. Igiceri ku kindi, kandi nta kindi cyakorerwaga. Yari iminsi mikuru cyane ya Pasaka. Abatambyi bashaka uburyo bwo kwiba Pasaka nyirizina ibava mu mutima, basigana na Pasaka y'imihango yo kwigirizaho umutungo, kuko muri bya bitambo na kwa kugurisha zanka na za ntama na za numa na za ndungura babigiraga mu inyungu. Bazamuraga ibiciro igihe cya Pasaka icyumweru kimwe, bwaca bya biciro bigahanantuka bikajya hasi, inyungu zisigaye zikabizabo. Yego, ntabwo abirukaniye ubusa, nico bakoraga. Kubera ko baturaga amafaranga amwe gusa, ni amashikeri. Muzasome igitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu Gifaransa ni cycle. Ni ukuvuga umuyuda wese wari kantarange yagombaga guturira Uwiteka ayo mafaranga gusa. Bazamura umuvunjo, Pasaka kagera bakawuzamura. Bati nimba ishikeri yaravunjaga amadolari rwo n'urugero 200 ibe 300, kandi nyuma y'icumweru kimwe aragwa byajana ryarengaga. Tugarukire, intama n'inka ntibashoboraga kuziguriraho iwabo ngo bazishorere, byarabagoraga. Bagombaga kuziguriraho isoko ry'abatunzi, riko baryita mu Rwanda. Abatunzi n'abacuruzi inka, bashiraho abacuruzi b'amagendo. Bico gihe nyine gusa inka yaguraga amashikeri 300 ikagura 500. Nyuma y'icumweru kimwe arya bire kabagarukira. Pasaka kibavamo yo kwibuka igihe bavuye mu Egiputa, basigana Pasaka y'indonge. Cyo cyatumye Yesu azinga kagozi, ntigeze bakubita. Jésus n'a jamais battu les gens. Oya, wera kazinze gahinduka nk'umugozi, ngo kakujya kwinkota ikebera mu giyombi. Umuntu wese wawurebaga ngo akayangira ingata, habe n'igiceri cyaguye cyangwa intama y'ikiziriko, ntawongeye kuyifata. Bankukanda gatoya bukeya, nimara ndakomeza. Kandi gukunda rwaye mumbona gutya, kunda rwaye bikomeye, ariko ndakunze. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Kuryo umuntu arwara bakavuga ngo naburembe ngo bamushakira amata. Nanjye niko disikete meze. Bankukanda bukeya, bankukanda bukeya. Ntabwo yaturetse, ntabwo yatwibagiwe, nubwo bimeze bitya. Ntabwo yaturetse, ntabwo ntabwo yatwibagiwe, nubwo bimeze bitya.
Haleluya. Aloise, ngwino usenge Imana. Ngwino. Data mu izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwawe buze Mana. Tuzajandwa kubw'ijambo ryawe. Tuzasarurwa kubw'ijambo ryawe. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugene ijambo ryawe. Uyu yaremwe n'ijambo. Ni muto ku ijambo, ariko wamuhaye ijambo kandi ijambo ni uri kumwe natwe. Mana mugire neza mu izina rya Yesu. Naringeze ahantu mvuga ngo Yesu yirukanye abantu mu rusengero kubera ko bari baruhinduye urw'ubucuruzi. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe ako kagozi yarakazinze ngo gahitwa nk'inkota ngo ikebera mu giyombi. Umuntu wese wakitegerezaga ntakabone kakagozi kandi ntiyigeza akitwaza yagatoraguye aho. Imana iduha impano n'ubushobozi bw'ibyo dufite naho dukorera. Ibyo abwiye Mose ngo ufite iki ntacyo yamutumye, icyo yari afite nicyo yakoresheje. Imana ihindura imiterere yawe ikayihindura imbaraga zawe. Bagera mu gitabo cy'ibyahishuwe ngira ngo kuri 3 no kuri 20 ngo dore ndi ku rugi ndakomanga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ku bwende bwiwe akaza agakingura nzinjira muwe kandi nimara kwinjira nzasangira nawe. Hari umugabo utuye aha ku Kibuye witwa Rutanga ngira ngo sengera muri restoration umupasiteri yaranditse yaravuze ngo ubushake bw'umuntu ngo ni umutungo gatozi ngo Imana n'abantu batavogera. Kuko Imana yoge ushatse wayemerera udashatse ntiwakwemera. Naho umuntu we arorosha kuti ibyo umuntu yatekereza. Niho Yesu yagaragarije imbaraga bwa mbere ni mu rusengero. Cyo cyatumye arutindaho Imana igumbugisha. Aho yagaragarije igitangaza cya mbere ni mu bukwe. Uko yamakwe mwononye Yesu yigize ku butaha bw'Ikana. Igituma yacu atavugwa n'ayandi y'icyo gihe nuko atatashwe muri ubwo buryo. Kuko umuhungu w'Ikana gasumwe washatse nuko hano Yesu ariko yatashe. Ariko ayo makwe yose abantu bahinduye Kristo ariko bakayakora mu bya gipagane nta Yesu ubu yarimo. Cyo mucumve neza. Uzane nagize ngo nkanjije nyine uvuga biriya pasiteri mu Kristo ngo yagize ibyishimo ngo avuye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo abona abandi bagenzi aravuga ati rego sidinje nyine muri urugendo ngo bimusubize intege mu bugingo. Iyi forme yo haba ibintu bibiri, haba forme na fo. Icyo hanze housing n'imbere nzanye ibipapuro byapfuye bitagira agaciro nkabishyira muri envelope nziza mu muhanda bayitora bagira ngo ni nziza. Nzanye amadolari kayashyira mu cyenda gishaje habe n'umusazi ngiye yatora yagira ngo ni imirera. Ndashatse kubabwira iki rero, forme ishusho yo hanze igira akamaro. Ubonye umusirikare nubwo atazi kurasa baguteye wamuhungiraho. Ubonye umuntu wambuye tablier y'ikiganga atazi atarafite termometre wagira ngo arakuvura inzoka cyangwa akorera kandi atazi n'ikinini cya paracetamol. Forme igira akamaro. Kandi akababwira nta kintu cyahinguranye umutima kitabanje guhera ku mubiri. Ntawagira umutima mwiza afite umubiri mubi. Ikimenyetso cy'umutima kubera kutaja hanze ni umubiri kuko niwe uboneka uri muzumva neza. Yagivuze kiriya kintu ndatangara. Mumenye ko umubiri wacu ni coffre-fort kandi coffre-fort murayizi ni ka gasanduku bikamwe amafaranga kufa kukamena ntibyoroshe. None se Imana yaduha amadolari y'umwuka yamarika ushira mu kintu kitari coffre-fort narwo nibanga. Hakika ya Mungu nuko nguko bimeze. Hanze hacu harakenewe, imbere yacu ni hizerwe. Biragoye kwizera imbere, inyuma hasuzuguritse. Tutashirigeze kuvuga ngo abantu bene abo ngabo ngo nanjye ngabagaya ngo none si Imana yo yarika kubagaya gute ngo nanjye nabagaya ngo na fasting yakomojeho. Reka tugaruke kuco twasomye. Umuntu ufite umuhamagaro arangwa no kudasinzira. Umutwe w'ijambo ndakubwira ngo reka gusinzira muri urugendo. Nukuri kwima urugendo suko gusinziramo
ikimenyetso simusiga cy'umuntu wamagawe n'utagira iroro ryo mu mwuka no mu mubiri iteka ryose, kandi ibitotsi byombi birica. Ngashorera nkubwiye kwigisha nkavanga, ariko ukuntu ubusambo ni ikintu gikomeye. Ntibyabona iyo twiyarurira ku minsi mikuru, muzirinde kwarura mugitangira, muzagishyiraho duke kuko hirya uraza kuhasanga ibyo ukunda kandi wujuje isororo ubura bushira. Nico gituma mubona abantu benshi barura byinshi atari ukugira inda nini, ari uko ibyo bashaka babisanze hirya mbamaze kwica isahani nabi. Ubu ngubu Bwana sifuwe sana, ndikumva za diskete ziza zasaze, ariko mana reka zisubike gatoya tubanze turamura Imana yacu biganza. Haleluya, amen, hatukuzwe. Reka gusinzira umugondora josi muri urugendo, nuko ito si byiza. Ndetse abahanga bavuga ko umwana agomba gusinzira amasaha 8 mu masaha 28 kugira ngo akure, naho umuntu mukuru agasinzira 7. Umubona abantu barwara indwara nyinshi zo gukenyuka amaraso nuko bakora cyane. Kigaze tubwira Pastor Sunzu, umuntu umwe ngo yari kuri computer, washe telefone ara kubuta, halo ngo agira inyota atumiza fanta, umpe fanta koka. Abantu bari gurate kwa maboko arimo yandika, akanwa kakavuga, akanwa yo kayimwaga, amaboko niyo yifataga bayiterekaho yirirwa haburira. Turi toropure, umugabo mwarandika ngo tidukore cyane ngo kugira ngo dukungahare cyane, ngo ariko kandi tidusenge cyane ngo tureke gukora ngo niho tukizwa cyane, ngo guhuza ibyo zombi twabibonera umwanya, ngo nibwo buryo bwiza bw'imihindukire myiza. Ugasenga umwanya wawo ukanakora umwanya wawo, nguhujije ibyo ngibyo ukamanaginga. Nico cyongereza cyonyine nzi kumanaginga. Ubihuje ubimanaginze ukabyegeranya bihinduka impinduka zikomeye nziza. Asifuwe sana, simba uje gusinzira, ariko ibitotsi by'umubiri byakoze kabutindi muri Bibiliya. Ibi by'umubiri gusa nibyo byakoze kuri Aburahamu, yaracitwa Aburahamu tiyasinziriye mu mwuka ico gihe. Imana imukuye muri Uru wa Karudayi, mvuze amateka natinda tumugaruraho gusa muzi uko yaje. Icyatumye yaza ngo nuko yatekereje ku Imana atayiterura ngo ayikinge imvura ngo ayikinge n'izuba. Sera mubwira ati mwana wanjye, iyi Mana yacu ihuye n'akavura udushayi gusa irajwenga, kandi yahura n'akazuba gusa kagasasa kandi gatoya irabaragara. None nta ngusize ku Mana kayiterura wihangane kuri aya mazi mada bagushakira ndi kayiterura ku Imana nterura data yahinze bwira ni mugoroba tugafukama tukayambaza. Esuku iraturusha imbaraga twe tuyiterura, ngo se gutekereza gutyo gusa. Imana iravuga ngo nubundi nari ntekereje umuyoboro uzanyuzamwo ihumure ry'isi ari we Kristo, none ndawubonye. Reka nkubwire, Imana igukoresha hari cyo banje kukubonana ntigiparamiya, sinkonkobosi, simvura impangukano, hari akanti kubonamo kakandi niki kuzikurikiye. Iravuga ngo kuva none tushobora gukirira muri iki gihugu basenga ibigirwamana na sotera, ngo nzagukiriza mu gihugu cy'isezerano nzakwereka. Haguruka uje utazi, arahaguruka ngo agera abwira Imana ati ko warambwiye ngo uzangira umuryango munini, none nkaba ngunze. Imana yamubwira ati ndabatekereza ari Aburahamu ko ahubwo ruzaro rwanjye uzarumpera muri uyu mwana umugaragu ba mu rugo i Damasiko. Imana yavuga toya ni muri ukigirwa uruzaro rwawe, ariko ngiye kugukizamini. Yahandi twasomye Musafiri uliye njiani watamani nyumba ya babako, sikiliza sasa makengele yapigwayo huko juu kwetu. Utakuwako huko katika mkutano wa Kristo, huko mbinguni kwa raha ipita yufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya
wa kumusifu Mwokozi siku zote. Ricky Warren yaravuze ngo uyu ukora umurimo mu mpano yawe ngo ni byiza, ngo ariko iyo wongeyeho n'undi utari mu mpano ngo ni ikimenyetso simusiga cyo gukura. Bwana sifuwe sana. Agi nimwumve neza ngo ugomba gukorera mu mpano, ngo ariko bakora n'indi nyiza wumva atari n'impano ngo icyo ni ikimenyetso cy'ubukuru. Agiye kuvuga aravuga ngo quand vous mûrissez spirituellement vous présentez un plus grand nombre de dons. Iyo umaze gukura mu mwuka ugaragaza n'izindi mpano nyinshi abantu batari bakuziho. Imana ibazwe. Fata imfizi inka yiriza imaze imyaka 3 yicemo kabiri arabikoze. Fatiriza ibuguma ry'ihene imaze imyaka 3 uricemo kabiri. Fata imfizi y'intama imaze imyaka 3 uricemo kabiri kandi bica ujye uzerekeranya. Ufata icyana cy'intungura n'inuma bizo ntubyerekeranye. Numara ufata ikizinzo inkongoro ziraza kwitura kuri iki gitambo ngo haye ikizamine cy'ibitotsi. Ukumusinzira igihe cy'ikirengarenga tigeze asinzira ikirengarenga kitari cyaza. Igihe cy'akagoroba turi mu itorero rya Sanguna ya nimugoroba nico gihe abantu basinzira. Inkongoro yaza ukayigurutsa, inkongoro yaza ukayigurutsa, inkongoro yaza ukayigurutsa. Ngo igihe cy'ikirengarenga agiye gusinda ikizamine n'igihe cy'izuba rya kibera inka yarindi ubona mu mpinga abari mu mubande batakirimo baribona, uri mu mpinga nawe ntaribona uhari. Mu yandi magambo riba ryareze ribasezerera kure ngo rigere nyine ryarigiye kurenga ngo atsinde. Inkongoro ntiyazaga nijoro ngo afatwa ngo n'ibitosi ngo z'ubuticura agwa gashuha arasinzira. Inkongoro iba yamubonye gahoro. Reka nkubwire uko tidutinyirwa ico turico, dutinyirwa ibyo dufite, dutinyirwa itubamo. Kandi umuntu usibye avuga n'ibyo ari byo uwo ari we niwe muntu. Ushobora kubabwira amagambo menshi hano mugataha ntacyo mufashe. Naririmba igitero kimwe cy'indirimbo mugafashwa abandi kamandiko bakayandika. No kuvuga ngo icyo ndi mu mutima nico kigaragara. Arasinzira. Inkongoro iba yabonye igitambo gisimbiho iracanduje. Nukuri abantu benshi bari gusinzira igihe cy'ikirengarenga, ariko Imana idufasha cyane. Murembe yaravuze ngo mimi mwenye hatia nilikombolewa, alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa ili atupatanishe na Mungu. Aravuga ngo dhambi zimetungikwa msalabani alipojitoa Mwokozi. Aravuga ngo namwambata Mwokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilia. Imana himbazwe. Ariko twazamura Imana yacu ibiganza. Haleluya! Dumu katika imani. Ngiye gutanga rero 15 nukuri ku Imana. Natanga ebyiri ngasarara, natanga nyinshi sinsarare. Nasanze isonde ryaza haleluya ni ribi. Ngiye gutanga 15. Dumu katika imani. Haleluya! 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 Umunani zirindwi nizo zinanira. Tuzamura Imana yacu. Haleluya! 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 Tusigaranye ebyiri ziradushiranye. Tuzamura Imana yacu biganza. Haleluya! Haleluya! Atukuze Yesu. Imana ibona ko wasinziriye ari Satani yabanje kubibona. Cyo ni mucumve. Ngisubiyemo. Imana igutura ibitotsi, igushinja ibitotsi. Satani yarabibonye kare. Muzika dahumeka. Cya kintu bashira mu mirima bakashambika amakoti. Ngo ni umuntu. Inyoni zarakimenye. Irazi kagira itya. Akayaga kanyura cyatu umuntu araje.
kaguruka igihe cyituze nta muyaga karuha kakabona si umuntu kakabona abantu baturutse hariya baratambutse conti kihavuye bwaca mu gitondo wisuma kikaza cyaruha kikitura hano kubitugo umuntu ntavuze si umuntu ndetse ngo byaruha inyoni kakorera n'ibindi birenze kuhitura reka ngubwire satani ukwaza abantu imana imenye ivuga integeke zawe satani yarazimenye inkongoro niyo yamenye mbere imana itari yamubwira ngo wishe isezerano inkongoro yituye ku itambo ushobora kwihisha ariko integeke zawe zarazigiye zishira burya umuntu ahomba mu iduka mukagira ngo yahonze umunsi yakinze yari afite imifuka 1000 habanza kugenda 500 hasigara 500 akopa 300 wewe kopye yigendera mu Mombasa asigara na 200 atagiciye kwishura inzu akayakopa mu nshuti ye muzabona amafaranga muzayanzanira agakinga mukagira ngo yahomze uwo munsi nawe yahomze wa munsi wa 500 mucumve neza ukimodoka abantu basuzumisha ugira ngo ni nzima ariko bazi kubita muri control technique batifuye ibyuma byinshi uko abantu barasinziriye ariko turashababona mu mirimo barashafite ikizinzo ariko ko baratura ibishito ariko ndata haleluya ngiye shizuba ry'ikirengarenga reka nihute ngo rasinzira imana iraza kugira ngo kubera kutsinzwe ubwoko bwawe buzagukomoka imyaka 400 ariko bamaze 430 ese imana yibeshye imyaka oya imyaka 30 ya mbere bivugwa ko nta buretwa bakoraga imana yavuze imyaka y'uburetwa hari akiri faraho ubakunze wa wundi watumye Yosefu yima akaza bagatumira na se Yakobo ngo amari gupfa bakora imirimo y'uburetwa naho byabereye reka ngubwire nukuri turasinzira uburetwa bukinjira turahunyiriza gatoya uburetwa bukinjira kandi dusinziriye dufite amasezerano yari afite amasezerano dufite izazano rimwe rikomeye twese duhuriyeho ryo kugaruka kwa Kristo bwana betasifiwe abahanuzi barabivuze n'abandi bagabo buzi ubwenge barabivuze hari umugabo witwa Luther yaravuze ngo Dieu ne peut pas supporter et ne pourra pas supporter non plus ce monde impie pendant très longtemps le temps vient où le règne des abominations prendra fin disobanuro je le répète Dieu ne peut pas ne pourra pas non plus supporter ce monde impie pendant très longtemps le temps vient où le règne des abominations prendra fin Imana ntishobora kandi ntishaka kwihanganira ngo yisi yibyaha ngo igihe cy'ingoma ya Sakirirego kigiye kurangira umugabo witwa Ladley aravuga ngo kugaruka kwa Kristo muri ryo sezerano itorero ryubatseho hakika ya Mungu hagiye kuvuga witwa Wycliffe aravuga ngo tuzobura kubona uwo munsi ngo nimuze dufatanye ngo n'umuhanuzi ngo ku kirwa cya Patimo ari we Yohana ngo tuvugire rimwe cyari ngo ngwino mwana dufite isezerano ryo kuzagaruka kwa Kristo tidusinzire dufite iryo sezerano hari undi mugabo wa kabiri wasinziriye navuze ngo ndihuta hasinziriye Sawuli ari ku rugamba narahumiwe afite abasirikare 1000 kandi by'indobanure kuko igihugu cyafata abasirikare ba RDF bagafatamo 2,000 batoranje ba parakomando bashika bagasinzira sigitangaza kandi ntibasinziriye muhira basinziriye iruhande rw'ubuvumo ku musozi witwa Zifu mu butayo hateganye n'imisozi yitwara Akira niho ngo bari bamaze kubwira Sawuli ngo niho Dawidi yahungiye Dawidi yohereza abamaneko amenya neza kuko araho aryamye azana akagabo kitwa Bishayi chief escort wiwe baraza nijoro ngo basanga abantu bose basinziriye ngo na Abuneri mwene Neri chief escort wa Sawuli nawe yasinziriye Abishayi aravuze ati none umwanzi wacu turamubonye ndatikura icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka ningira kabiri ubimpore David aramubwira ati sigaho sishobora kwangura icumu ku muntu wasizwe amavuta ati cyakora tumucaginge uko abantu barasinzira baracagingo ukuri kw'Imana yo mwijuru umuntu wese wasinzira aracagingo
uko abantu barasinziye bacagingwa bazamwabura kandi iyo Imana igukuyeho igikundiro abantu barakuvogera. Nugira ikibazo ntuzarwane n'abantu, rwana nawe ubwawe, kuko umukozi w'Imana yatubwiye ngo ikintu cya mbere ngo ni wowe ubwawe. Integeke zawe reka kuzegeka kuri rubanda bafite aho bahereye. Wowe waracaginzwe, ninde muntu utagukubita habe n'ufite umukongoto yakwica. Nimwumve neza, umuntu ufite machine gun bakayimucaginga niwe muntu umunyabwoba kuruta usanzwe. Ufite icupa yari mutera mu maso kuko nta kindi bakimutinyira. Ico bagutinyiraga warasinziriye baracabura. Nico gito basigaye bakurira bakakuvugaho n'ibindi. Kandi nibagira ico bakuvugaho reka kurwana n'abantu, rwana nawe ubwawe. Umunsi bavuga ngo muyoboke yabaye gito, ngatangira kwiburanira urwo rubanza sinarutsinda, kuko ubwo imbakorera gati mu ntozi n'abatari babizi barabizamura. Ariko umunsi mwambeshyera nsubira mu buvumo. Ndababwira uko Dawidi yabigenje. Akagabo kitwa kamwe kukaramututse, gukaramutuka cyane kakagaragotse kukinyogwa kikigorgi, gukaramutuka cyane ngo karuha ngo gatambika n'umusozi uteganya naho yarari ngo karamutuka nabi. Abantu batari kwishano byagututse wakuyeho. Burundi buramwihakana ngo leta irahakana Burundi, iravuga ati reka mundangagaciro z'u Burundi titwatuma umuntu umeze gutyo. Burundi buranga. Ariko umukobwa abamwije baramubwiye ngo kugira ngo ugaragare kuri mwiza mwe abaharane muri injira uko mwakabaye. Abakobwa barinjira, niyo mode de niko abantu babayeho. Ni opinion isi si imisozi, ahubwo tugomba kwisigasira imisozi n'inzuzi n'ibishanga n'ibidukikije Imana yaduhaye. Ariko isi yo bayivuga ni imikorere yayo nuko ibayeho. Kandi n'imyaka mikeya ndabahanuriye, nitutaguma muri Kristo ngo duhindure imitekerereze n'imiterere tuzaba inyuma y'abazungu, tuzasigara natwe dusoma imbwa. Ntibizatinda tuzazisoma. Barambwiye ngo nani Kigali abakobwa siga birukana kuri sport bafite imbwa igera akayizi ikamuherekeza akumva afite fieri imbwa yamuherekeje. Kimubizi mu bakartiya henda hari imbwa igura miliyoni igaburirwa 200,000 budget yayo ku kwezi. Nazo zarakunzwe no mu Rwanda no muri Afrika. Ukundi turi ni ikimenyi iki gituma tukimeze gutya nka neza bukeya nuko tukiraha. Imana idufashe. Icya kabiri ni imibiri yacu. Imibiri si amagufa si inyama n'ibyifuzo. Mu Gifaransa bita la nature pécheresse. Handi Paulo yavuze ngo ninde uzankiza ngo uyu mubiri utera urupfu ngo ariko azakizwa ngo kubwo umwami wanje kuga data Imana unyuze mwana wayo yohereje hano kwisi ngo nibwo nzakira. Ariko ngo yakusindurukanwa ngo ninde uzankiza uyu mubiri utera urupfu. Reka mbabwire si umubiri nk'amagufa samano samatwi umukozi w'Imana yatubwiye oya n'ibyifuzo bita ibyifuzo bibi. Uko abantu benshi tibasambana ariko bakora za caresse impure. Tibasambana kuko dushingira abahungu n'abakobwa babanye abatarasambanye imbona nkubone barasomanye baratindana kurya nta kindi cyasiga ico utoba gusa ntiwarwara sida. Ariko imbere y'amaso y'Imana uri umusambanyi wo gupfa. Hakika ya Mungu nimushake muzabashingira ngo nukuri turashimana ngo umukobwa ngo yarinze ngo bwari bwigeza burinda gusegeza amahirwe Imana imuhishiraho. Abageni benshi baraha basi bashingiwe barabizi ko ndi kuvuga gutya bagahita bapointa kandi kibabuze kuririmba ngo se nturu wanje su wawe wigenga utaramuhabwa. Sizo nyigisho zanje ndashaka kubabwira gusa umubiri ukuntu udutera ibibazo. Icya gatatu ni Satani. Ariko muri byarimbye neza yaravuze ngo Satani n'abadayimoni bazahunga mu masohe abisi babagurano azaza ngo ababature kandi amahoro azatwara isi azaca intambara zishire ahindura ibibi byose bishya icampakaza datinze umwami Yesu azaza turakuri kw'Imana. Haleluya! Umwami Yesu azaza
umwami Yesu ubwo azaza tuzamureba duhonyorwe. Icyanyuma kikavuga reka gucuranga. Bagenzi tube maso duhore tumwiteguye, nukuri databuja uwo ntawuzi igihe azazira, azaza kangogo. Aya makuba yamareho duhumure dutegereze icyampakaza. Imana ihimbazwe cyane. Satani yize histoire pasteur. Hari periode yiswe ngo ni moyen âge. Moyen âge si moyen âge kuko ni moyen âge, tuvuga ngo ni moyen âge, ni moyen âge. Ni igihe kiri hagati. Kiri hagati ya antiquité na temps moderne. Ico gihe nico gihe idini rivumya. Nico gihe bashushanya ka Satani nk'ingende. Ikirizo kirekire utumwa tumeze gutya imihenga n'udutwe. Satani n'est pas, c'est une caricature ridicule. Nukuyoza uburari. C'est un ange déchu. Ni marayika waguye. Ngo il a une intelligence sans précédent. Agira ubwenge butagereranywa. Il a une logique sans défaut. Uko atekereza yangiza tikugira ikosa kuri we, ariko ukarigira ko yagiriye nabi. Ngo il peut changer toute situation à sa faveur. Ikintu cyose yagihindura ku nyungu ze. Ujye ukena akagukoresha nk'umunyamaganya. Watunga akagukoresha nk'umunyabwibone. Wagira agakarisa gato ugahera uvuga ngo Imana yaragusondetse. Wagira rinini ukagira ngo uri gihangange. Il peut changer toute situation à sa faveur. Umuntu waryaga bisanzwe iyo imuhaye ibyo kurya yibagirwa ko yanyuzaho. Umuntu wambaraga ibisanzwe yambara neza agatekereza ko atanyuzaho. Ufite amafaranga ntabagisambanira bamuzi agahirika indege kuza gusambanira mu kindi gihugu no mu wundi mujyi. Ikintu cyose gihindura ku nyungu ze. Uzubyara abana benshi bakakubera umutwaro uri umukene ntibige. Umugabo umwe yaravuze ngo yagize ibyago kandi umwana nawe ngo kabiri yatsinze. Kubera ko uwambere yari yatsinze ntiyiga. Ngo kabiri ngo atsinda aravuga ngo yagize ibyago kandi ngo kandi umwana yatsinze. Ntimwumva ko gutsinda kwari kwiza, ariko kubera ko batsinze batize bibaye ibyago. Wagira inzu ihenda tubukirara mu nzu z'abene wanyu, wagera ugatangira kwikoroza no kwikankamura ko ntabo. Satani ahindura ubwenge bw'umuntu yatamenye neza ku nyungu ze. Wabingumba ugashakira abana aho batari, mugashwana n'umugore ngo niwe ngumba kandi mutayizi mwe muri barabwiye ku bitaro ngo mwembi murakora. Nawe turwana. Reka nihute nzasoze tuve mu bitotsi by'umubiri. Ndavuga ibitotsi by'umwuka ni marasoze, nta bindi mvuga byinshi. Abagore babiri barasinziriye ku mubiri. Ni ukuri kw'Imana. Umwe aryamira umwana undi aramwibwa. Barasinziriye bombi. Umwe aryamira uwe undi arasinzira ntiyaryamira uwe. Baragenda baramwiba kubera gusinzira. Warasinzire wisha impano yari kurimo, undi arasinzira baramwabura. Uko niko abantu babayeho kubera ibitotsi wisha ibyo wari ufite. Kubera ibitotsi bagutwaye icyo wari ubitse. Hakika ya Mungu bose ni abanyabitotsi. Umwe gusa yaramurusha ubugome kwiba yibye umwana w'abandi nico gusa, ariko ibitotsi byarasaga. Ariko wasinziriye wese azayaburwa. Hari impano twagiraga twararimbaga isigatitira. Volume yacu ya mbere abantu barabikunze kubera ko twayiririmbye dutitira dusenga. Iya kabiri tubaba tangira kuba star. Tangira gusenga ni fieri. Tufaranga twatangiye kwinjira. Ihinduka umukororomzo. Iya gatatu ubu ngubu ni iy'isi usigaye uja kwiririmba ugahamagara abahanzi. Uje umungu aje undi avuga ngo imigati yarabuze Yerusalemu. Ngo abantu bajaye Mowabu. Ngo n'ubu yarabuze mu rusengero abari abarinzi ba gospel bagiye kurimba mu kabari. Abacurangiraga urusengero bari gucuranga muri boîte. N'ibindi byinshi yagiye avuga namwe mwiyongerere. Ndashaka kubabwira ikibavandimwe. Hari ibintu byacu bya mbere byari bikomeye, ibyacu bya nyuma. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo bizaba bibi kuruta ibya mbere. Volume ya mbere abantu barasenga, ya kabiri bakirara, ya gatatu bagahinduka abastari. Kandi umuntu yabaye umusitari n'ifaranga ziboneka
mbere y'ubwe ngo ndimuba mukimubona ninde muntu utaboneka soze mbabwira kino kintu aho ni ku mubiri kandi bizazanye ingaruka hari abantu basinziriye mu mwuka sevre ndihuse sigaranye iminota mikeya niyo nihaye umuntu wa mbere wasinziriye ku isi ni Adamu kandi asinzira ku manywa kandi areba asinzira mu mwuka yuwe na Eva Imana yarababwiye ngo iki giti kimenyesha ikibi n'iciza n'icungura ubwenge ntimuzakirye ariko inzoka irarambarara hasi irababwira ngo ni ciza babona ko ari ciza ku manywa si toroshi batunze ngo bakiyoberwe ni ku manywa y'ihango ku manywa yaraje arababwira ngo se mwemerewe kurya ibiti byose ati usibye kimwe gusa Satani atawubwiye kiriya mukirya ngo mureke ibi kiriya ni cyo gikura Imana yanze ko mumera nk'imwe muri zo Bibiliya tubwira ngo Eva ngo atangira kubona nyine kibaye ciza reka nkubwire kwinjira kugwa mu byaha ugushwa n'icyo rusanzwe ubona ugushwa n'umugore mwari musanzwe mu buturanye muri quartier mwaririmbanaga intambuko yiwe nyuma y'imyaka 10 ikaryoha kurutiya mbere y'imyaka 5 ko mukubitisha kandi ati nukuntu aza ndeba nawe ni jewe winaniwe iyo mutibugiye guhenda umuntu umwuzuriza umufuko utuzuye ati nubundi nije uyu mugore andamustave kikurutuwazi yajyanyishimira kandi yaranyivuye nije wifashe umuntu ndagushwa n'ibyaha byakure iyo umuntu yasinziriye mu mwuka gushwa n'ibyiraho yiba amafaranga yaraho asanzwe acunga arenganya aho yarasanzwe abika yanga abo bari basanzwe bahanye ibyanzu bakoroga n'abarakoranaga kandi hawo ngo inzoga n'itabi muri bo abantu barwanira ko tuti kandi kari kabakwiriye kubera ko basinziriye ku manywa bafite impamvu zinganururo zasobanuka mu bantu tizemerwe ariko intambara zose isire niko yavuze ngo niz'umwuka ngo ariko ingaruka zose zikabiza umubiri toutes les guerres sont spirituelles tandis que les conséquences sont matérielles ibi byose dupfa iyi mitwe yitwara gisirikare yica abantu mbere ibanza gupfa mu mitima ikabona kugira ikivuga ngo iri mu irwanira ariko kitarico bazaboko aramuzica abantu kujya bapfuye mu mitima si bo mvuze gusa n'iyindi mitwe yica abantu niyo mvuze reka mbabwire kino kintu soza Abisirayeli barasinziriye bagenda imyaka 40 ku rugendo rugufi kandi hari ku manywa izuba ryaravaga kuri kw'Imana Mose yarasinziriye Imana yamubwiye ngo natunga inkoni ku rutare akubitaho kabiri kubera uburakari amazi araza ariko Imana yamubwira ngo tuzakandagira mu gihugu cy'isezerano uzagwa imisozi yahe y'Imowabu umaze guhagarara mu mpinga y'umusozi wa Pisiga watereye ijisho he hakurya ya Lebanon warebye neza utuzi uruzi rwa Yorodani ngo yarahagaze arareba Imana yamubwiye ngo dore y'uhuna ari kuzakugezamo ngo ariko kubera ko tubigeze weresha izina ryanje ku mazi y'Imeriba yarasinzira ariko hari abantu babaye maso mu mubiri bakiza igihugu nimara mvuga babiri basinzi babaye maso mu mwuka bakiza igihugu Nehemiya yabaye maso ku mubiri aza gutandura ibishingo kuntu bingana ngo yajanye abahungu ba 10 tazi n'ifarasi bajanye ngo yajanye nimwe gusa kugira ngo Rwanda batabimenya ngo habe na bene wa Yerusalemu kigeze ababwira n'ijoro abamaso akiza Isiraheli asana inkike zari zarasenyutse ndibone huta sivuga birebire Bwana wetu asifiwe haleluya abantu babaye maso ku mubiri Serusi yabaye maso ku mubiri n'ijoro bitose birashira abandi basinziriye hafata igitabo cy'ubucura bwenge hareba amateka uko agenda hasanga havuga ngo Bigitani na Tereshi inkoni z'umwami zaramugambaniye ngo zimwice ariko uwo mugambi uvumburwa n'umunyagano witwa Moridekayi kandi ubusesenguzi bwa cyami na enquête n'abatasi barabirebye basanga n'ukuri kimenye Bigitani na Tereshi baramanitswe ariko si umuhungu Moridekayi yahawe iki arekera ahamagara umuntu wari hanze ngo se Moridekayi niki hawe nuba maso mu gicuku uzamenya ibishingwe uko bingana mu rusengero uzamenya ingano y'ibishingwe mu gihugu uzamenya ingano y'ibishingwe muri quartier uzamenya ingano y'ibishingwe iwawe mu rugo kubera ko babaye maso ikindi kandi uzamenya ibyo utakoze neza mu mwanya wawe nibwo batumije Moridekayi kugira ngo Isiraheli niteka bari barikiriye Hamani riburizwemo
reka nkubwire nuba amaso hari ibyo uzaburizamo, hari iteka ryaciwe ku bantu uzaburizamo nuba amaso. Reka soreze kuri abo ngabo, navuga benshi, soreze ku bantu babaye maso mu mwuka. Nitumara ndabakutamba bukeya gatoya mbone gusoza. Imana himbazwe cyane. Tuzamura Imana yacu ibiganza. Haleluya! Bwana wetu wasifiwe. Hari abantu basinziriye babaye maso mu buryo bw'umwuka, hakika ya Mungu, kandi basinziriye mu buryo bw'umubiri. Ndavuga abantu babiri gusa, ndavuga Samuel, mvuge n'abakobwa batanu b'ubwenge. N'Imana nsoza ndanarangije, sinenda kubirangiza. Yesu ntiyabirangije na Paulo ntiyabirangije, na Muyoboke ntiyenda kubirangiza. Nuherekane tuzakomeza kuvuga kugeza igihe Yesu azagaruka.